mugabo nanjye namubonye uriya mujenerali bavuze ko bafashe ariko urwego rwe navugaho yenda nubwo ntabanzi ngo ni muntu ki cyangwa iki ibyiwe bisa n'ibya Gasita neza ijana ku ijana. General Gasita yaravuzwe cyane n'ibinyamakuru mpuzamahanga biramuvuga. General Gasita ni umuntu woherejwe muri Uvira, yoherejwe na leta ku itegeko rya perezida wa Kongo Tshisekedi. Ageze Uvira ese mundere kuri akurikira kwa M23 AFC byatewe n'iki, byaturutse ku kintu ubushake bwabo, ni igitutu cy'amahanga, kiriya kintu ukibona ute? Yes, biriya bintu rero nkuko bivuze ni inkuru iri kubica bigacika. M23 yasubiye inyuma, ubundi twabanje kubyumva. M23 yageze Uvira ihafite irahafata nkuko yafashe n'ahandi Goma, Bukavu. Tuza kumva nyuma ho gatoya, ndumva nyine umukwezi gushize niho twumvishije izo nkuru ko M23 ariyo iyobora Uvira, ari ya control. Tuza kumva inkuru ko iyi M23 AFC M23 yakoze retrait, yasubiye inyuma ku bushake. Inkuru ziracicikana ngo habaye apel, habaye oda, ariko M23 byo mu byatangaje ko yavuze ko ari bonne volonté, habaye gusubira inyuma. Ariko noneho igihari ubu ngo muri iminsi igihari inkuru yo gucicikana, inkuru iri on table nuwa ngo M23 yavuyemo byuzuye mu mujyi wa Uvira. Yewe n'amashusho turi kubona ku mbuga nkoranyambaga ari kutwereka noneho FARDC igisirikare cya Kongo kirukira muri ya mujyi. Ibintu bisekeje cyane, birasekeje n'uwari wese yabibona. Ni gute icyo wita igisirikare cy'igihugu kiza kirukanka? Ubu ngubu mu kanya barajya batwandikira ku mbuga nkoranyambaga ngo habaye imirwano idasanzwe, ngo ingabo zirahafata. Kandi mu by'ukuri M23 yo yavuyemo yabahaye ati muze, yabahaye ngo muze, nabo barinjira, bari baratinye kuzamo, byari ntawahagera, yashubije ikirenge inyuma, baza birukanka. Icyo nacyo bifite ikindi kintu bisobanuye, cyerekana intege nkeya za leta. Noneho kuri icyo kintu waruvuze cy'intege nkeya, mbere yuko FARDC iza uyu munsi nibwo nabonye amashusho yerekana FARDC amakonvoy yinjira azayiruka. Habanje babandi bajya bita ngo na abapatriote mu rurimi rwabo bita wazalendo. Ubundi ni wazafu ni wazafu ako kantu kongeyeho nk'umuntu wize igifaransa nyine wazafu. Ngiye mbita wazafu wazalendo. Ni gute umuntu batwerekaga amafoto y'abantu bari kwirukankana inzugi ku mutwe ngo ni umuzalendo, umupatriote, urajya gusahura umuturage. Kumva ngo M23 ko yahageze ntibasahure. Ikintu gisekeje kinababaje. First of all, M23 yarahageze ikora concurrence y'umujyi wa Uvira, birakunda, amahoro araboneka. Ntawigeze wiba ibintu by'abandi. Karumiraza nkuko tureba ngo bimeze, nkuko tureba Bukavu imeze. Bukavu nagiyeyo inshuro ebyiri muri ino situation, muri aho M23 yayobora. Inkuru nguha n'impamo, ni ahantu hari sekirize, hafite umutekano wa 100%, isuku. Uragenda ntushobora no gutinya kuvuga ngo ikinyarwanda ari byo abantu bajye bavuga. Umuntu uvuga ikinyarwanda ni gute abamenase, ukagera hari ibuvira cyangwa igoma kuvuga ikinyarwanda ukumva bikubereye umutwaro. Kera nigeze kugigoma muri 2006 gutyo, kwambuka genza agaswahili ndakazi,
nakwiyamutse ariko kwitusha ngo uravuga ikinyarwanda hari ahantu wumvaga ari sakire ariko antuka M23 ngewe M23 ari igihe nyitekereza ngo n'amarira agiye kuza nkibaza se ubundi kuki ihava kuki hasigira abantu babavayo nk'abariya babavayo bazafu bakaza bagapiye ibintu by'abantu M23 irahageze umutekano urabonetse nta sasu rivuze M23 irahavuye ivuye muri Uvira amasasu urusaku baribye ibiki wa muntu ngo umwazarendo ngira ngo ahubwo ni wa muntu uba ubonye okazi yo kwiba iby'abantu ibintu ari naho njya mbirebera abantu bishizemo ikintu cyo kudakora ibyabo bakumva batungwa n'iby'abandi ari naho wajyaho kuva biriya bintu byabo bazafu bumva bakwiba ibintu by'abandi batakoreye bakita abapatriote ngo urarwanira igihugu mu patriote ese nibwo tuhindukira ukajya kwiba ibintu by'umuturage batwerekaga abazarendo batwara amakesi umuntu afatisha amakesi ari kuyirukankana so ngarutse ku kibazo yenda warumbaje nuko navuze ibintu byinshi nkurikije biriya bintu nabonye bya Uvira murasobanura yego kugira ngo tutashe gusobanukirwa nagize ama emotion mbonye ibyo bintu biri kuhabera muri iyi minsi aho M23 isohokeyemo kandi ndumva ari nejo bundi umusibe ejo nibwo batangiye gusohokamo yego imbatarejo kutariki kuwa gatandatu niho bavuze retrait total gutangaza iryo tangazo ryonyine retrait totale ubwo no kuvuga ngo wazarendo tubonye go ahead yo kwiba tubonye go ahead yo kumenasa umuntu witwa ngo umututsi tubonye go ahead yo kumenasa ngo umuntu uvuye ikinyarwanda umunyamurenge ho ikindi umunyamurenge ho ngo bamupimira ku izuru ubu hageze ntabwo warara ibyo se buriya ngewe ngo hari abanyita umusudani nanjye nabaye umusudani ubwo ngo hariya rero umwazarendo wakurebera ku izuru aha kureba indeshyo biba birangiye so ukibaza M23 nibira ahantu hakaba hari umutekano yahava hakaba izo saga zo kwiba zo kwica numva birambabaje cyane birakubabaje biteye ikibazo gikomeye ahubwo hagati aho ngewe nakomeje kubigiramo ikibazo nakomeje ndeba amakuru aririya ndeba ko hari abo mbona nk'abakongomani bahari Uvira yego hari abishimye cyane bavuga ngo ingabo zacu ziragarutse utumerewe neza barabyina barimo kubasasira imyenda mu nzira ugasanga noneho ku rundi ruhande hari aho ndimo ndasoma ugasanga M23 baravuga ko ariyo yari bafashe neza abaturage ndabona ntazi icyo bashaka ni banyamugiyo bigiye ukuri kuri hehe hagati y'aba bawazarendo na FARDC abafashe neza bari abaturage nge birimo birancanga ndi confused mfite confusion aho umuturage ngiye nihereho nk'umusivile umuturage ntago ari nyabigiye bigiye ahubwo umuturage afite ubwenge ntabwo umuntu ashobora kuza kumenasa afite imbunda ngo nanirwe kumukomera amashyi mu by'ukuri nawe ushize muri logique cyangwa utekereza wumva neza M23 yabahaye sécurité ikihagera nta pillage habaye nta bwicanyi bwose nta sasu byongeye kuvuga hanyuma M23 ikoze iyo retrait mu kuhagera kuko M23 yahageze umuturage afite amakuru yose y'uburyo bumibayeho y'uburyo bukavibayeho nimyo nakubwiye ngiye nageze Bukavu ndahabona uko ameze neza afite sécurité ngiye inshuro ebyiri nambuka nkagenda nkagaruka ntawe ushobora kumenasa ngo uravuye ikinyarwanda naga ibyo bintu yabitinyuka so na Bukavu bari bafite ayo makuru rero baravuga ati liberateur yaje umucunguzi yaje umucunguzi
ayo mahirwe navuga ngo ntabwo yabasekeye kuko ntabwo tuzi icyatumye M23 ikora retre, ariko icyo banditse ni uko ari bonne volonté kugaragaza ko bakeneye amahoro badakeneye imbunda. So M23 yarahageze umuturage arishima arabyina byari bikwiye kuko icyo Goma barushije cyo Bukavu barushije ni umutekano, kandi ari umutekano byose birashoboka. Umuntu wagoye umutekano aba yaguhaye byose, urakora amanywa n'ijoro ugakora ibyo ushoboye bikemera. Amakuru rero abanyabukavu bari bayafite, M23 yaraje barishima baraserebura. None uragira utese ko M23 yahageze bakishima bagaserebura, yewe nabaye confused ko yasohotse akaza bari nabo bagaserebura. Umuturage yagomba guserebura kuko adasereburiye uriya muwazafu ibyamubaho byaba ari ibindi bintu. Umuwazafu afite imbunda nabamwara umugi, nawe wagiye ubona amavideo umuntu arakokinga yambaye silipa yambaye bodaboda ararasa arasinyuna arasa mu kirere ni isasu buriri kuvuga ibovira. Ura muntu rero udakumye mu mashyi ibyo yagukorera kimwe bita ura muturage we gucinya inkoro gucinya inkoro mu byukuri. Ura muturage arababaye, anabyo dusaba ngo M23 ikoze kigabe kavuga uti ahantu dufite never go back. Ntaho bazasubira inyuma byabo. Umuturage yakwishima kurutaho, ura muwazarendo ahagitse, sinovuga ngo ahagitse abanyamurenge batutsi bonyine, umuturage aho bakagera zira piage se wagize ngo bibye by'abatutsi bonyine n'abaturage n'umuturage aho bakagera. Ura zira kese bagiye baterura, zira nzugi bagiye baterura. Amakuru nabonye ngo basenye insengero n'urukiko narwo hari urukiko narwo byasenywe rurimo. So ukibaza uwo muturage mu by'ukuri uretse kuvuga ngo ni ugucinya inkoro nk'uko bivuze mu kinyarwanda cyiza, nta yindi shu afite. Ese wowe wakabaye wakira umuntu uzi ukumenasa uzakugirira nabi, ariko umuturage nta bundi ntandi mahitamo afite. Uwo bari kumwe afite imbunda ni nka amuri kugakano amubwira ati nutanyubaha ngo ubarare ndakumena ndakurasa. Ura muntu yanywera umugi nta nubwo nta kintu aba yitaye umushe, n'uwo bita ngo ni mwene wabo se babica se arabarasa. Nta kintu kiri hariya. Umuturage we ntimushobora kuvuga uti ntabwo wabyibaza, ntabwo yakwereka party ariho, ntabwo yakwereka aho abogamiye. Gusa ukurikije ibyo turimo kubona amakuru ari guturuka iriya, abafite amakuru y'imvaho, nawe ndabizi ko uri updated ufite amakuru. Umuturage uri hariya nta mahoro afite, yabuze uko abigenza. Ahubwo ikintu ndimo kwibaza buriya AFC M23 kuba yasohotse kuriya, si nka wa mugani mu gifaransa bavuga ngo pour mieux sauter il faut reculer, ikaba wenda hari ibindi irimo gupanga. Ese kubera iki Uvira ariho yavuze ati iraza irakora retere irarekira isubira inyuma? Ese ibirindira ubu byabo biri hehe ko numva ngo barimo bagendaga bajyanye n'abanyamurenge barimo bahunga? Ese barimo barerekeza hehe? Ese ibukavu ho kuki atari ko bimeze wenda ngo bavuge ngo naho baraharekuye? Kuki ari Uvira? Amakuru mfite hari icyo waruvuze ngo bahungana n'abaturage. M23 igeze hariya hari abayakiriye bayakira neza. Yagombaga rero kuburira niba ivuze ngo itanze imihoho cyangwa se ikoze bonne volonté ibayeretse Uvira iragiye. Yabwiye abo bantu babaye inshuti cyangwa se bayakiriye, yabwiye ati niba mushoboye kuko bazafu turabazi nta pardon barabagirira nabi, niba mushoboye rero muze tujyane. Icyo nicyo kintu cyabayeho. Hari n'abantu bari gukritika ngo
ni ba runaka ngo baje bakora evacuation deportation hari amabaruwa njya nawe yabonye umuntu arajya akanika ibintu bitagira 12 ntahari arega nawe nshobora kukubura nkakubwira nti hari ikishi niba ufite ko wagihunga gihunge M23 nta muturage hara ntivangura kuko niyo Wazalendo yije ibicira hamwe ibasahurira hamwe navuga ngo M23 yatanze umuburo kandi na mwiza ko yababwiye ko itagihari uragira uti se kuki yaretse Uvira kuki handi ho bira ni politike ntafitiye gihamya ngo mvuge ati se kuki wa mwana M23 yaretse Uvira handi bihari ariko isaha n'isaha vuze ngo premier sauter forme bien éclairé ntabwo naguhinyuza izo ni plan ziri strategique zawe yenda twashobora tutamenya ko dutangiye conclusion tuvuga ati yenda watandi wati ariko igihari kandi dufite icyizere ko gishoboka nuko umujyi wa Uvira nawo ushobora kuzagira amahoro ukabasekirize abantu bawo nabo bakagira amahoro icyo M23 igamije ni amahoro nakomeje rero ndeba kuri aba banyamurenge hari nabo sinzi hari abo usanga hari nkaho nasomye mbona umwe arimo atanga ubuhamya avuga ati M23 iritwaza ubwoko bwacu bw'abanyamurenge ugasanga nabo ntibari ku ruhande rwa M23 nabo bashyigikiye FARDC bashyigikiye Wazalendo nimba nabo wenda ari muri wa mubare wababuze uko bajyana na M23 bakaba barimo bacinya inkoro bimwe twavugaga nimba koko bari contre M23 ese ko M23 iri ku ruhande rwa bari abantu bavuga ikinyarwanda muri Kongo akaba ari bo yagiye ishaka guha umutekano kugaruriza ibyabo kugira ngo babone inkomoko yabo nkuko bameze nkaho badafite aho babarizwa ugasanga bamwe muri bo barimo ahubwo bari contre bateranya umugongo na M23 na cyane nk'iri association yini twabonye y'abanyamurenge nayo iri muri Amerika iri contre ibyo bintu byo urabona ari ibiki ibyo bintu ni ibintu biba bisekeje ngenge mbibona abantu bajyaho bakandika cyangwa bakavuga ku ma social media cyangwa nk'ibyenda niba byabaye sur place ukabona umuntu arimo aragaragaza M23 nk'ikibazo ibi bintu bimaze iminsi bimaze igihe kinini pe izi ntambara wenda zizi izi ntambara zatangiye bifite imyaka 7 guhari ryari kuriya guhera izi ntambara zifite origine yayo ku bantu bakoze jenoside hano mu Rwanda kuvuga ngo intambara yo mu Rwanda ya jenoside y'abicanyi barabaheza ngo nibitwa interahamwe baragiye bari bafite gahunda yo kwica abatutsi bo mu Rwanda bakabamaraho ariko burya icyo utekereza sicyo urateganya ukateganya ibintu kumva uri bushyire mu bikorwa ariko Imana ibifite umugambi wayo umwanza gucira ko Imana igucira kanze bara rero byarabananiye navuga ngo iyo ideology iyo bagomba gukora mu Rwanda barayambukanye bagera muri Kongo guhera navuga yenda 94 n'undi ntambara zari zikirimo z'abacengezi zitarabanetralize mu Rwanda ariko uko bakambutse bakigera hariya umugambi wose bari bafite hano mu Rwanda uwavuga ikinyarwanda cyangwa witwa umututsi wese hari muri Kongo yaragushije ishyano ugomba gupfa natwe twarahunze niyo twari turi muri Kongo byo nkubwira n'impamvu bavuga ngo abatutsi ngo bafashe ngo ubutegetsi mu Rwanda umutaye utaragendaga baramutwikiraga bakanamwica nuvuga ngo guhera uwo munsi 1995 nuvuga ngo intambara yo bavuga ngo imaze imyaka irenga 30
ubu turi muri 2026 ukoresheje wavuga ni 30 ni 30 uhereye 96 ariko irarenga 30 kuko no kuva jenoside yaba abari abantu rero ngarutse ku kintu wambajije guhera 9 kane 9 gatanu 9 gatandatu imyaka irenze 30 hari bari abantu kugeza n'igihe habaye bamwe bakajya bavuga ngo bafite izo twita twirwaneho bakirwanaho kugira ngo badapfa bagashira ari bari abantu bambukanye ideology yo kwica umututsi cyangwa se usa nawe byageze aho izi ntambara zabateye nk'ihamuka ntabwo bagifite ibyiringiro ko ibi bintu bishobora kuzagira umurongo muzima n'abo bantu babonye banditse ayo matangazo baba contre M23 bose n'abantu bahunze n'abanyamurenge bari muri Amerika bahunze iki iri tangazo ndumva ni banyamurenge mutuality y'abanyamurenge wakwibaza ngo bari United States bagezeyo bate subuhunze bwo guhera icyo gihe batangiye guhunga ejo bundi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda abantu barahunga abita za Masisi za Rucuro abantu bose barahunze twajizeyo twarahunze so uwo muntu rero ibyo bintu byaragiye bimukukiramo ngira ngo kugeza isa ntago bumva bafite icyizere cy'umucunguzi ikamyitegura Mesiya ntago bamubona noneho kubera kutabona umuntu ushobora kuzahagarika bino bintu kuva icyo gihe haba ubwicanyi kugeza n'isaha uriya muntu yarwaye nk'inhamuka agera aravuga ati ni kwa kundi kuvuga ngo reka mpungire kuri bunyice nta yandi mahitamo yenda musingize muvuge neza uyu munsi ndamuke ntabwo wambwira ngo uyu muntu wahungiye muri Amerika icyamuhungishije kirahari kiramumenasa noneho ubu ngubu nibwo ari kuvuga ngo nyamara ngo leta ni nzima nyamara FDLR ni nzima nyamara Wazalendo ni nzima Wazalendo ni izina ryadutse ejo bundi ngira nta n'umwaka urashira Wazalendo naba mayimayi ni FDLR ni Nyatura bagira n'amazina utabara iriya mitwe yose iyo we na FDLR none se wambwira ngo uwo muntu wabahunze arahindukira ajya kuvuga government iyi FARDC ntabwo ishobora kubahagarara imbere ni nayo ubwo basapurayinga ni inshuti za FDLR hari abo bita ba General Omega ni bari ba autoproclame bajya biha amapeti rero kavuga ngiye mbaye general w'aka gace uriya muntu urambwiye ngo uyu wahunze uba muri Amerika tuvugishije ukuri uwo wahunze niwe ugiye gusingiza ngo niwe mu muzima nuvuga ngo icyo kintu ako kantu uvuze yahunze FARDC yahunze guverinoma ya Congo ari muri Amerika noneho arimo arerekana ko M23 ari iri ku ruhande rwari mushakira uburenganzira ngo abe yagaruka mu gihugu cye ye kuba cyitwa impunzi ahubwo arimo arerekana ko M23 iri mu nyungu zayo ibitwajeho nk'izina ry'abanyamurenge ese kuki wa mugani nk'uyu muntu adasubira muri Congo iwabo sesa nawe wakabyibaza nk'uyu muntu ngo ni banyamurenge mutuality uyu muntu bundi uretse kumva yenda yararwaye hamuka uwo yahunze niwe ari kuvugira ibintu bitanumvikana urashaka kunyica birangiye ni kuvugira ngo umuntu mwiza ntihamuka ryabarenze bafite umuntu bahagarara imbere akavuga ati mushikame nawe uzongera kubica nawe uzongera gutuma muhunga niwe bakabe basingiza ahubwo nibyo babona M23 ikora baba babona ni bitangaza kuri bo nta wabumva ko byashoboka ko ahantu M23 yamaze gusekiriza nta guhunga cyangwa kuvangura amoko bigihari abayibaza se ibi bintu kweri bizashoboka ubu uyu nguyu ni ukubura uruvugiro
nawe umuhaye ukamubwira uti hari ahantu habaye amahoro Abantu. yahunguka nese si Yahunguka. impunzi Ni yahunze impunzi. ndetse Mm. uwo yahunze niwe ari kuvuga ngo niwe muzima arimo arishakira inzira yo kuba yagaruka ndabona no muri rya tangazo ryabo ni ukuvuga ngo objet ni ukuvuga ngo yanditse ngo dénonciation et condamnation de la déportation de la communauté banyamurenge d'Uvira vers le Rwanda. Ni ukuvuga ngo yabishizemo n'u Rwanda avuga ko iyo deportation ya communauté banyamurenge irimo koherezwa mu Rwanda. Ese niyo destination y'abanyamurenge barimo bava Uvira koko ni mu Rwanda? aba bantu bita communauté y'abanyamurenge iba hanze muri Amerika ari nyo ndi kukubwira ko binabyita nko kubura icyerekezo. Abenshi abangaba baba muri Amerika abanyamurenge buriya ni inshuti zanjye naho nyura abanyata umunyamurenge kindi umututsi wo muri Masisi reka mbivuge nta nicyo bintwaye ko nanjye narahunze. Abenshi baciye mu Rwanda biba bitangaje rero ko umuntu yakwandika itangazo nka rino riri bujye kuri Wambonye akavuga ngo bakoze deportation y'abanyamurenge babajyana mu Rwanda. Aba barubaye hahamuka ntabwo bazi ko hazaba ari ikintu wavuze. Niyo wababwira uti niba muvuga ko ari M23 ari cyo kibazo ubu wamubwira ngo ajye hari umurenge muri ho plateau yajyayo M23 itariyo n'ubu ntiriyo ngaho najyeyo iyo sura ye bayibone. Umunyamurenge wazarendo we baranabarye bariya wazarendo ntabwo bakira abantu bafite ikibazo gikomeye imiyoborere nayo idashobotse ariyo M23 navuga. Ntabwo ushobora kumbwira ngo umuntu ageze ku rwego kurya undi muntu ntabwo bakira umuntu. None ubu ngubu arajya kuvuga ngo fari ni bazima. Fari dese ni twayibonye izayirukiza nyuma ya wazarendo. Abo wazarendo barya abantu. Iyo fari niyo ari kuvugira irabaproteja. None se abantu bagiye barya abantu bagiye baca imitwe cyenda bibona n'amarira kaza bagaguca umutwe ngo nukuri umututsi. Ubu ngewe Monshere noneho bageze ku rwego kuvuga ngo uvuge ikinyarwanda wese ni infiltre n'abacengezi mu kinyarwanda. Umuntu wese uvuge ikinyarwanda yabaye ikibazo kuri aba bantu. Hanyuma uwo wahunze nawe wahunze ibyo arahindukira ari kuvuga M23 se nanjye nkwibariza akantu koroshye. M23 yacitse intege muri 2013 barahunga. Kuba 2013 ukaza ukagera ejo bundi 2021 harimo imyaka itari munsi umunani. Icyo gihe cyose kwizi menace zabagaho ukajya kumva umuntu akavuga ngo arega ngo ntabwo ngo niba udeklara ngo amahoro cyangwa se ngo uburenganzira bw'abatutsi ngo si ngombwa ngo uterure intwaro. Nese umuntu ko acibwa ijosi ko aribwa ibyo bintu bihagarikwa n'iki? Uwo muntu we urya abandi kuki utamubwira uti kwanga abatutsi ntabwo bijyanye no kubarya cyangwa no kubatema. Wabanze bikaguma mu mutima wawe ntubateme ntubarye. Barabotsa abasirikare n'abapolisi aho batwika. Narabibonye babatwika ku mapine. Monshere hari abo bita ba generosi bagasita barabumvishe ibinyamakuru baramubwira ati Buvira ntabwo wayikanagiramo n'umututsi mu kwanza ngurirwa kwa Kagame. Uvuga ikinyarwanda we bareba isura ashobora kuba n'ikinyarwanda yenda nacyo ashatse ntiyakivuga kuko bazi indimi abavukiye hariya baza maringara ahubwo bakareba face gusa ati wori umututsi turakwica ntabwo wayobora hano.
so ngarutse kuri iyo point waruvuze y'aba bantu babuze nta shwa bafite nabo ni nka bya bindi twahereyeho by'abantu hari wigeze kumbaza uti se bari abaturage ko birangira M23 hageze bakishima none ko yasohotse bakongera bakishima nabo nta shwa bafite ni même chose n'aba b'abanyamurenge baba mu sino muri Amerika n'ahandi hose bashobora kugenda bakazana arrogance bavuga ibintu ederi barahunze ntibaheruka hari bakavuga ngo M23 nicyo kibazo iyo myaka 8 kwishize abantu bahunga baribwa M23 idahari iki kintu kucyo udashobora kukibaza cyo hari undi mugabo nkuko twarimo tubivuganaho fa kuba ufite isura batishimiye uri muremure wenda indimi zo iringara barazivuga nanjye ndarivuga nubwo wenda ntarivuga nkabo igiswa yenda gerageza bo ntago bareba kuri urwo rurimi bareba ku isura nk'uyu mugabo ni umugenerale ndumva yafatiwe ahantu muri region militaire basée Bujimayi ubwo niho yakoreraga yitwa Bolingo Matani hanyuma ngo yafashwe na FARDC bavuga ko uyu mugabo nawe afitanye imikoranire na M23 bakaba bavuga ngo yari umusirikare ngo w'u Rwanda ngo nyuma za kujya muri Kongo aba umusirikare wo muri Kongo muri FARDC bakagera kuri rank ya general uyu mugabo we hari amakuru mufiteho hari icyo umunsiho ese ibyo bavuga ni ukuri cyangwa ni kwa gusebanya uyu mugabo nanjye namubonye uri umugenerale bavuze ko bafashe ariko urwego rwe navugaho yenda nubwo ntabanzi ngo ni muntu ki cyangwa iki ibyiwe bisa n'ibya Gasita neza 100%. General Gasita yaravuzwe cyane n'ibinyamakuru mpuzamahanga biramuvuga. General Gasita ni umuntu woherejwe muri Uvira yoherejwe na leta ku itegeko rya perezida wa Kongo Kisekedi ageze Uvira baramwanga Gasita n'isura y'ubututsi nyine nkuko babivuze bo bareba isura nta bindi byinshi byo kuvuga ngo ururimi ubundi kera yo wamukaga hari igoma utazi inyigiswa rendo ivugira ikinyarwanda gusa we mutugane ubwira ngo orindi utazi kuvuga akabara ariko pano bo indimi barazizi iryo ringara bararizi ntabwo rero bagifite time yo kuvuga ese uyu muntu koko azi indimi zacu umukongomani bareba ku isura gusa uyu mugabo rero nawe ni cyazira n'ubugambanyi baramwita umugambanyi ngo ni traizo ngo akorana na M23 abo giye nk'abari abantu bariya giye undi gira ngo yenda nabo babaye imbohe babuze aho banyura ntago ari umuntu wa kabiri hari yazi ngo uri generale isa bazagushinja ubugambanyi isa ko Gisekedi we ngo yigeze kwivugira ati on va les exterminer un par un umwe ku wundi buriya rero nibyo abarimo nyakubaha mu ndere uyu mugabo Bolingo nkuko wari ubisobanuriye abari yarabuze uburyo wenda avamo hariya cyangwa se akaba ari izindi mpamvu utamenya zamufungishije ariko bakitwaza kiriya kintu cyangwa se ari n'urwangano bitewe n'uko asa akaba yabigendeyemo hagati aho mvaga hari ikintu ari point ashaka ko tuvugaho iri hano mu Gifaransa ariko turagerageza tuyanalize mu Kinyarwanda tugaruke kuri M23 doivent commencer à se montrer avec des points forts au niveau politique mu kuvuga ngo hano barashaka kuvuga uburyo M23 igomba kwerekana mu bundi buryo kuko ingufu zo mu mirwanire mu ki yarazerekanye ahubwo ese ibi bintu bya birimo bibaho kubera ko wenda muri wenda au point politique bari faible badashoboye
Ikibazo cyiza kabisa. M23 ngewe uko mbibona aho ibura cyangwa ikubitirwa naho hantu ho kwideklarara ikagaragaza imbaraga, kuko n'amagambo ya politike burya nayo ni intwaro. Ubundi hari ibintu bitatu bijyana, hari politike, hari igisirikare. Iyo igihugu gifite igisirikare kikagira igipolisi kikagira na politike ihamye, aba ari igihugu nyine. M23 buri ifite abaturage, ifite igisirikare, ifite igipolisi kimeze neza, yarabikoze. Ariko point politique igenda bigura intege, reka mbivuge mu magambo yanjye, muri analyse zanjye, igenda gake. Ari byo twayisaba cyangwa se ku giti cyaye nkavuga ngo ni igaragaza izo mbaraga muri point kuri kote politique. Haba abantu bideklarara nabo bameze nk'abafashe machine gun y'ijambo, nabo bavuga ati ibi ngibi umusirikare wacu cyangwa umupolisi yabishyize ku murongo, security irahari Bukavu, security irahari Goma, ibintu bimeze trebye. Naho wundi ufite machine gun y'ijambo nawe avuga ati tugeze kuri iyi ngingo, igihugu kuki tutagikora aho dufite haruta ibihugu byinshi. Nuvuga ngo ahantu bafite haruta u Rwanda n'u Burundi. Haruta n'u Burundi. Nuvuga ngo aho bo bafite ngo ni hanini kurusha u Rwanda n'u Burundi. Cyane, ni hanini pe. Bakabaye rero bamera nkuko byabaye kuri Sudani. Yewe kuri point de vue yanjye, aba n'abagabo bakagombye kugaragaza abo bantu nabo bafite iyo machine gun ya politike, bavuga ati kuri urwego tugezeho aho dufite natwe dufite ubushobozi bwo kwagumana tukahayobora. Bafite abagabo bashoboye bo bita bamoze Nyarugabo, bize amategeko. Dufite ba Colonel Nanga bakoze muri Sena. Abo bagabo kuki bo batakwigaragaza ngo machine gun yabo y'ijambo riri politike. Ibyo ibitambo bitangwa na M23 n'abasore by'amaraso ko birenze by'umunwa, kuki bo batagaragaza ibyo ngibyo aho bari. Nibahagira neza hakamera neza, abo bamenasa nabo bazagira gute, bazabasanga. Nta wanga ibyiza arabibura. Abo banyamurenge bose barwaye hamuka bakaba bavuga ngo M23 niko n'ibintu byiza bose bazayoboka. Urumva bazayoboka, bazaza bavuga ati ibintu ni bizima, baravuga bakayimena sangwe ikora ibintu bibi, ariko ikeneye kwerekana izo mbaraga nazo bakideklarara ibi bintu ni ibyacu turabuma kandi barabishoye. Nese niba ufite igipolisi, ufite igisirikare, ubundi harabura iki? Abaturage urabafite, ubutakura bufite. Uwo muntu nawe rero wa machine gun y'ijambo nawe niyigaragaza avuga ati tuko tayari. Ni ukuvuga ngo hakenewe kuba bo bafata umwanzuro bakavuga ati okay, aha dufite habaye ahacu, bagashyiraho abayobozi, bagashyiraho ubutegetsi bwabo nk'uko byabaye muri Sudani. Iriya South Sudan ikagira independence, igihugu ikaba ari igihugu. Cyangwa se muri Kongo na muce mwijamo mo gatoya, bara abakongomani bajya bagira agasiroga ko kumenasa M23 AFC ngo balkanisation ngira ngo iyo bayivuze M23 irwara umutima. Balkanisation ni iriya jambo ryavuye kuri les pays du Balkane, ibihugu bitatu byabaga hariya muri Balkane nyine biriyo murabyora ku Burusiya. Iryo jambo niho ryavuye rya balkanisation. Iyo bavuze rero muri Kongo ngo M23 balkanize notre pays, M23 ngira ngo irasuhererwa. Bati ibintu bagiye kuvuga ko bagiciyemo se n'undi ko bagiciyemo harabura iki? N'ubundi kubari kinini muri uriya buryo nta mutekano gihaye abantu, nta kintu bakakigabanye buri wese akamenya agafata gato yari bushobore kujera, kugira ngo ufite ikintu kinini utari bushobore kujera kikurenza ubwenge cyane. M23 iki nicyo gihe niba ari niyo balkanisation bavuga ati turabarikanije nyine, turabarikanije. Ibitambo by'amaraso byarabonetse, iki nicyo gihe ngo n'ibitambo by'ibikorwa bya nyabyo noneho bigaragare. Twebwe mushere
ndumva turimo tugana ku musozo. Turacyabafitiye ibiganiro si muri Kongo gusa ndetse si no mu biyaga bigari gusa. Tugomba kwagura tugatembera isi yose. Turacyari kumwe n'abakunzi bacu kuri Ram TV cyangwa se kuri channel yacu, aho mubonera bino biganiro ni kuri Ram Films. Ducisha amafilme, ducisha ibiganiro, dufite byinshi tugomba kubaganirizaho, cyane ko uyu mugabo Mundere mu Kinyarwanda ni muzungu, ni umuhanga cyane, ni umwanaliste mwiza, azajya dufasha mu biganiro byacu bya buri munsi. Ntagiye kure cyane, ubwo aho nagarukira nuko hano biragaragara ko muri côté politique ari ikibazo, mais au niveau militaire c'est bon à 100% kuri bari abagabo. Ubwo abatwumva muraza kuduha comment, muraduha ibitekerezo, mutubwire ese ni ibihe bintu twajya tubaganirizaho, muratubwira uko mubibona ku biganiro byacu bya buri munsi, cyane cyane kuri kino kiganiro twatangiye uyu munsi tugomba kudevelopa cyangwa tugomba gukosora kikaba cyiza cyane bitewe n'abadukurikiranye. Urabona ute Mundere mu buryo nka conclusion icyo watubwira ukageza ku badukurikiye, ku bakunzi bacu? Urakoze cyane Yves, ibiganiro byo nakagaruka kandi ugeze neza. Uravuze uti buriya comment zikubwira direction, hari n'abaza bakubwira ibyo wakagombye gushyiramo, sava comment zirakubwira, ariko twebwe turi hano kugira ngo tugume tuganire kuri ibi bintu. Ibiganiro byo nakagaruka, tuzakomeza tubiganire byo. Twebwe tuzatwibanda cyane ku bavandimwe bacu hano hakurya muri Kongo cyane 90%. Yenda bashobora no gucamo nk'utuntu twabwira ati kwa kundi Senegal yarayitwaye igikombe ikakijyana kuri Mana mfasha, bura n'Imana yakihaye yaritashye habuze gato, kuko byose tuba turi updated, tuba tubizi. Kuri njyewe byari insinzi, byari ibyishimo abantu baraye ijoro kabisa, baraye ijoro. Nanjye natsinzira ari uko mbonye uriya mupira urangiye. Nandi gufana Senegal, ariko muri rusange ngiye sinjya namfana amakipe, ariko hari igihe ushiduka wagiye ku ruhande runaka, ubundi sinjya nkunda ibintu by'umupira. Hari aho byagomba kubukura kubera yuko nimba umupira wawo ubonye wari uri muri mode yo kuba wawureba, cyangwa se kubera ko bisigaye bigaragarira ahantu henshi, bagombaga kwisanga muri iyo crew y'abareba imipira ugafana, nta handi wari kujya rero uretse muri Senegal. Ubwo rero tuzajya tubaha inkuru, ariko twebwe ikiganiro hanini kizakibanda ku baturanyi bacu. Uruhare rwawe, buri wese atubwira uruhare rwe mu bitekerezo kuri bari abaturanyi bacu, abavandimwe bacu bari muri Kongo. Murakoze cyane.